umbwize ukuri mu muryango wawe niba nta muntu n'umwe waba uzima, kuko kugera amagingo aya ngaya nsigaye nkareba ukuntu wigunze ufite ibibazo, bigatuma nanjye ntekereza ibintu byinshi, nkanavuga ngo birashoboka ko Alice ari gutekereza ku muryango we, ashobora kuba atazi n'aho uri, cyangwa se ukabona azi n'aho uri ariko kubera ibibazo ushobora kuba waragiranye n'umuryango wawe bikaba aribyo bihora bigutusha bikugira kuriya. So kugera aka kanya nkeneye kumenya Alice uri muntu ki, urinde, ufite umuryango, cyangwa turi gufasha imfubyi? yewe wenda nyine ntabwo nari niteguye aka kanya ko icyo kibazo cyageraho, gusa nta n'ikibazo kuba ukimbajije. niba yego turabana, ugomba kumenya ibyanjye byose. Yego Alice wacu turagukunda cyane ndetse turanakwemera cyane, wowe ukomeza kwihangana bino bibazo byose ugenda unyuramo kuva aho watangiriye ndetse no kugeza na n'uyu munsi, ukomeje kwerekana ubunararibonye n'ubuhangange bukomeye cyane. Rero Alice turagukunda ndetse ukomeza no kutubera intangarugero, aho ukomeza kwihanganira ibibazo unyuramo ndetse ukazagera no ku ntsinzi ubinyuzemo neza. Rero Alice twabonye filimi zitandukanye, twabonye filime wagiye ukinamo, usanga rwose ukina n'umutima mwiza. Filime The Homeless Girl, guhera kuri episode ya mbere twarakubonye ukina neza ndetse unari mu buzima bubabaye, kandi buriya rwose uba wiyoroheje wacishije make, uvuga ati reka nyine uko abantu bari bwishime ndetse banabone ko ubuzima bwahinduka buri wese aramutse yihanganiye ubwabamo ndetse akanakura cyane. Rero Alice akomeje kuba icyitegererezo ku bantu bose bagerageza kuba bahura n'ibibazo mu buzima bwabo ndetse bagerageza no kuba bahura n'ingorane, aho usanga rwose batotezwa, babayeho mu buzima budahabwa agaciro ndetse babayeho nk'ibintu by'inyeshyamba. Ariko Alice akomeza kwerekana umutima ndetse no kwerekana kwihangana kwishi muri filimi agenda akina. Rero nshuti yanjye wowe uri kudukurikirana, reka mbanze nkubwira ati jya muri comment ubwire Imana ati Mana ushimwe, cyangwa se Mana uhabwe icyubahiro kuba wandamukije nkaba ngeze hano ndi kumva telefone, kuko uyu munsi ndetse na n'iyi saha hari abamaze kubura ubuzima bwabo, hari abamaze kwitaba Imana, hari abamaze ndetse no kuba bahangayika bihebye bavuga yuko ubuzima bwabo burangiye, ariko uyu munsi baracyahumeka. Rero kanda subscribe, unakande like, urye no muri comment wandike uko umerewe. Rero reka mbanze tuganire kuri uyu mukobwa Alice. Alice rero ni umukobwa w'ingenzi cyane uhora ukina muri filimi zose za Press Vision Films, aho usanga rwose akinana umutima, kuko nta role n'imwe ajya akinamo afite uburakari ndetse afite n'umutima mubi. Usanga abantu bose ari nabyo bamukundira ndetse banamwereka yuko bamukunda muri comment zose. Alice rero akomeje no kwitwara neza muri filimi yitwa The Homeless Girl. Rero ni umukobwa ukina neza, wagitinga neza, utwara ibintu neza, ugasanga filimi yiwe irimo irakundwa cyane ku rubuga rwa YouTube, ku ngeri mpuzamahanga ndetse hanze y'igihugu, ugasanga n'abarundi barimo barazisangamo cyane. Rero Alice akoresha ubunararibonye, agakoresha ndetse n'ubuhanga n'umurage aba yarahawe n'ababyeyi biwe bwo kugira umutima mwiza ndetse no byo kugira urukundo imbere y'abantu. Filimi zose akinamo agaragaza ubwitonzi ndetse akagaragaza n'urukundo aba afitiye abamureba ndetse n'abafitiye n'abo bakinana. Rero mwabonye ko muri filimi The Homeless Girl byatangiye uyu mukobwa ari umukobwa nyine utagira haba, ariko aza kuba aba ahantu ku muhanda, akajya atoragura ibiryo yariye mu mashashi, atoragura ibiryo byose yabonye hasi, nimba ujugunye ikirindazi cyaboze akagitora, ibintu byose ariyoroshya arabitora akajya abirya. Yaje kuba mu buzima butari bwiza rero, bityo haza gucaho umusore w'umunyamutima nawe ari we Lewis. Buriya ni nk'intumwa y'Imana yari yamunyuzeho, iragenda amubwira ati genda utabare uriya mukobwa. Akihagera ari mu modoka, Lewis mwabonye ko yahise afata irindazi ararijugunya, akirijugunya Alice araritora ararirya. Nyuma y'ibyo rero yaje guhita akira Alice mu modoka, baragenda bagera mu modoka bagera iwabo kwa Lewis akihagera yasanze mushiki we. Mushiki we ntiyakwishimira koko ko
ko Alice yaje na nyina na yewe ntiyabyishimira. Alice ahabwa ifunguro ararya, ndetse birangije uko Alice aza kuba yavuga yuko rwose bakoze, arabashimira, ariko hagati aho uwitwaga Nana ariwe mushiki wa Lewis ndetse na nyina wa Lewis ntibaje kubyemera, bakomeza gutoteza uyu mukobwa Alice. Alice rero yaje gukomeza yigira hambo nyine yiyoroshya. Lewis aramubwira ati rwose Alice guma, ndi bugusabire imbabazi, ndi bugusabire mama uburyo waba hano tukabana tukamererwa neza, ndetse tukaguma hano nawe wimereye neza, kuko jyewe ntago nifuza kukubona uri mu buzima nka buriya, byambabaje cyane. Rero Alice byaje kurangira yemerewe kuba yaba aho kwa Lewis. Nyina na Nana barabyemera, ariko Nana wewe ariwe mushiki wa Lewis akomeza kumutoteza. Lewis rero ntibyatinze gato birangira yisanze mu rukundo ari kumwe n'uyu Alice. Alice rero barakundana, bakajya bajya muri jaride bakora utuntu tw'urukundo. Muri hagati aho rero nyina wa Lewis ndetse n'uyu Nana baje kuba babahengereza, barababona ibintu bihita bizamba, babona yuko bigiye kuba byakwica ibintu, ndetse byakwica n'akazi, bikica n'uburyo baba bafite icyizere uyu muhungu wabo Lewis. Rero Lewis yari afite umukobwa bakundanye kuva mu bwana bwabo, ababyeyi babo bakajya bavuga yuko bazahana inka bagashyingirana ku bana ku mpande zombi, kuko bose babaga ari abakire. Mama Lewis rero nawe yaravugaga ati umwana wanjye nahura n'umukobwa wo mu bakire bizaba ari byiza, ndetse n'uyu Lewis yari umukire ufite ifaranga rikomeye, ndetse na nyina afite ifaranga rikomeye. Rero bidatinze mama Lewis yaje kubona yuko Alice yazabangamira urukundo rw'aba bana, ariwe uyu mukobwa nyine yari yarakunze yitwaga Tricia, ariwe nyine uyu mukobwa yari yarakunze, ariwe Lewis nyine yakunze uwo Tricia. Nyina wa Lewis yabona Alice azapfubya runo rukundo, aravuga ati reka mbwire Alice agende ku bubina bwiza. Yaje kuba rero yafata sheke yandikaho amafaranga menshi cyane, ahereza sheke Alice, aramubwira ati mvira mu buzima bw'umuhungu wanjye ujye kuba ahandi hatari umuhungu wanjye, ndetse hatari no kutoteza cyangwa se guhungabanya ubuzima bw'uyu muryango. Alice rero yaje kubyanga, aravuga ati mabuje ntabwo nshaka kuba nava hano rwose, ahubwo mumbabariye mwamfasha rwose, aya mafaranga ni ukuri ntacyo yamfasha, nta n'icyo yamarira tutari kumwe, nta n'icyo yamarira rwose nari hano, ahubwo mumfashe rwose mbashe kuba naba ndi hano, ubundi amafaranga yo nzaba nyashaka kandi nzayageraho. Rero Alice yarabyanze, gusa mama Lewis abikora nijoro, amucunga ari nijoro, aramusohora amusura bubina bwiza na sheke. Alice arayijyana, akigirayo Alice yabonye nta handi ho kuba afite, kuko nta muryango yari afite, nta buzima yari afite, ahita agenda aba ku muhanda. Akiba ku muhanda rwose, agezeyo ari aho ku muhanda asangayo uwo bita ku muhanda nyine hari ukuntu bahita ngo muri ruhurura, aragenda ahasanga nyine aryamana n'ibimonyo, aryamana ndetse na bwa bukoko bwo hasi, kuko yaryamaga mu bigunda ahantu mu byatsi hihishe. Yaragiye arahaba rero, akajya mu magaraviye, mu misenyi, ahantu nyine ku muhanda. Hanyuma umuhungu wari inshuti y'uyu Lewis yitwaga Dani aza kugenda aramufasha, aramubwira ati aragenda, ageze ku muhanda abona Alice ariho aryamye. Uyu Dani ahita nyine abwira Lewis ati Lewis, nabonye Alice ari hano rwose tukajya kumushaka. Kandi wibuke yuko Lewis atari azi niba Dani yaraje kuba ntago Lewis yari azi yuko Alice yaje kuba yakwirukanwa, ndetse nabwo yari azi ko Alice yagiye muri ubu buryo, ndetse yasubiye no kuba ku muhanda.